buzacyaha ucana yandi ntiwihebe izuba rizarasa ukwezi kuzamurika amagorwa ntiwihebe ejo ntutinye buzacyaha ucana yandi ntiwihebe izuba rizarasa ukwezi kuzamurika amagorwa bimeze tuhoye mu telefone nuzi ukuntu ibintu bimeze inzara yatwishe tugiye gupfira mu nzu none wowe uri mu telefone vipi zawe koko nabyo nabuze najya kwiba mwana nabuze najyana ngo njukuri ibijumba mana inzara igiye kutwicira muri ghetto kabisa nabuze naho niba byaducanze ariko hari ikintu nungutse mu mutwe wawe ikihe twarya umva nkubwira sitega amatwi jewe ngiye tugiye guhimba ukuntu tugiye kurya amafaranga ngiye ko pasiteri urumva nimara ko pasiteri ahasigaye ndaza kugenda niduhura n'umuntu mubwira ko ngiye kumusengera ibibazo byose bigashira mubwira ukuntu umugore we yamuhemukiye mubwira ukuntu mubeshye ko bamuhaye inzara zidakira byose ndamutera amasomo ku buryo mpaka duhaye amafaranga urumva uriho ikintu urakora weho ndaza kubwira uwo muntu mutera amasomo mubwira ko ngiye kumusengera ibibazo bigashira nirumva ari kumakanya cyane ndahita nkubwira muhamagara mubwira ko ngiye kugusengera umusengera ukire numara gukira nibwo yabona ko ibintu ari fresh ahita duha amafaranga turarya gusa turarya kabisa aho n'icyo uwo niwo muti uko nari maze iminsi 3 narya saho wabikoze tugaruka twaryohe ntiturayobewe se ahubwo mwana kanshyiramo agashati tugenda gajye mutera ibwira mwana kuko inzara imeze nabi mwana kanshyiramo agashati tugende sige tujye kurya amafaranga tugende kujya yagashyira nariyo nari tarimereye nabi Pastor wagize vuba tukagenda uko twarya amafaranga naje kanze tugende tuyarye n'ubundi byaraturangiye kanze tuyarye genda mwana buri muntu yiringira amahirwe mu buzima amaherera akamurindira ngo bagendane ikirere n'ubutaka bikaduheza hagati y'ibyago n'amahirwe mwana w'ima amakuru yawe amakuru nawe kabisa ubu ngubu ndi kukurira nkakubonamo ikibazo ufite ikibazo kiyo kibazo usabwa ngo umugore wawe yarakutsiritse yaguhaye inzara ati ufite ibibazo byinshi cyane mu rugo rwawe ahubwo ukamubwira ngiye ngiye kugusengera urama ibyo nshaka byose ariko ndagusengera ujye mu gakiza nyine kabisa ngenda gusengera uve mu kurikira Imana kuko ndi kubona uri mu buyobewe umusore nakurikira Imana ntabwo ukurikira Imana bigaragara ufite ikibazo umugore wawe yaragutsiritse urugo rwawe nta mahoro uzagera ni wanga kumusengera ubwo ubwo ntabwo ngi kuri pasiteri ko amaye ngende pasiteri ngenda na Bibiliya buri munsi na bose baranyemera uzabaze hose ubusi ni Bibiliya harimo ijambo ry'Imana harimo ijambo ry'Imana ngenda gusomera ndabizi mu rugo rwawe harimo ibibazo birakira aribwiwe n'iki ngenderekwa Imana ya umuntu natungwa n'umugati gusa ahubwo atungwa ijambo rivuye mu kanwa k'Imana rapasi umeze ute mu kinywanye cyane bimeze ute sishaka none se mu rugo rwawe bya bibazo byarakemutse na ndobo zikibamo mu rugo umudamu ameze nta kirasakuza ubu ngubu dufite umutekano ubu nta kibazo kandi ubu imbere yajyaga arasakuza mvuze induru ngararibwa mu mugongo kurikira Imana rero kurikira Imana uve mu bikoze by'ibi byawe amen uri kumva neza amen pastor ewana ngo baramusengeye umudamu we naramusengeye neza neza ibibazo byarashize ahubwo nawe nanjye mfite umwana mu rugo umeze nabi ese n'imigabo gukutana n'uyu mugore w'uyu mugabo arimo gutogarisha mu muhanda ndagira ngo nanjye rwose umwana nyine nayatoragure we basi nangahe tanga amaturo na kizwe nangahe karenze 6 byonyine nkagusengera ukajya mu gakiza basi warakoze pe yes ashaka ngenda senga kabisa ibintu bikajyamo neza amadayimoni agomba gushira iwanyu amafaranga singaye ayangaye ubu ni ituro ry'Imana kabisa rwose ndabishaka ituro ry'Imana ayangaye ituro ry'Imana ngaho tucike dusengere dusenge mukizwe kabisa ayo n'ay'Imana kabisa ayo ndayajyanira Imana pasa rwose urwana rwose urwana pfukama ngusengere ujye mu gakiza uri kumva neza uzaye nimara kugusengera uzaye tujya gusenga Imana izagufasha Haleluya amena
Yesu nagukize. Amena. Yesu ni Imana. Imana Amena. izagufasha amadayimoni Amena. kuri Imana akuvemo. Toragade imbaraga z'Imana. Haleluya. Haleluya. Amena. Mbese Imana yemera amadini y'ukuri? Mbese Imana yemera ibi byose bibaho? Imana iragukunda. Ibibazo byo mu bwabo birashiramo. Ntugire ikibazo. Haleluya. Amen, pastor. Imana yemera abanywi b'inzoga. Imana ntabwo yemera abanywi b'inzoga. Imana ntabwo yemera abasambanyi. Imana ntabwo uzahinduka. Mujye mugakiza muve mu Imana irabakunda mwese. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jewe ndagusengera. Nta nzara tuzongera kurya. Nta mugore uzongera kutuyobya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uzajya gusenga ku cyumweru. Uve mu nzoga. Ntuzongera kunywa itabi. Haleluya. Amen. Vuga ngo amena. Haleluya. Amen. Amen. Yesu arabakunda cyane. Imana ibarinde kabisa. Imana ikurinde itahira amahoro. Itahira amahoro Imana ikurinde. Nanjye nafite Imana ngareruya. iragukunda rwose kabisa. Imana iragukunda muze. Ukunda Imana? Ukunda Nawe Imana. yagusengera. Muze, umva muze. Nawe yagusengera. Nawe musengere. Nawe musengere. Jewe se. Uriya amafaranga. Imana iragukunda. Tega amatwi musomere. Umva. Hano urutsemo. Ndakwiyanga. Umuntu natuje n'umugati gusa ahubwo atuma n'ibyo. Tuba twakoze Kabisa. umwuga nakubwiye ni uwa mbere iyo tutabishobora gukora tuba tuye Uyu munsi turarya pe. ariko ndagwayo nshaka barumani zana Barumani. barumani turanywa kabisa kuko ubu ndi pasiteri ubu ngiye guca nsenga kabisa ibintu bijyemo neza Gomwekire. nangahe kitanu cyonyine ndabona ko afite n'urufuro rwiza ubu tugiye kunywa mufasha turajyana yose ubu tunywe masigaye rero kunywa kabisa tuza kuzamu twagiye gupanga tubonye ibyo kunywa Imana ishimwe haleluya ahubwo mwana twasigiye gupopera